Si mama, ntarataha. Shani, ugomba kuba mukuru hagenzura papa wawe nkamenya ikintu cyinshi inyuma y'ibi bintu kuko ntago ari gusa. Salam. Hano mfite mani byangwe kabisa. Reba mani akakubera nawe kabisa. Narakorera mani ryo fresh. Biri koti rya. Gakoti ni fresh kabisa. Zuko kajyanye n'aka gapana kabutura kawe turadukweta mani. Nangaye se bro? Nangaye. 20k kabisa. 20 mani. Akoreba mani ukuntu rirenze. Bimba 20 byose mani. Yarigiri kote mani hose nurireba mani. Kibiri se mwe kibiri uragwamo. Kibiri ko mwana nawe iri kote rukona riri kuri amafaranga 2000. Dupaga kibiri. Reba naka mani. Naka nako gafite ko n'ingofero. Akangaka. Ariko nta kote rya 2 mfitemo hano. Nubwo amazi yakwinjiramo. Ifite umwenda wa fresh, ifite ingofero. Turabazi sha ibyo nibyo ucuruza mwese muramo. Asa abacuruzi mani bumva wahangiye ikiniga yawe mwana. Niga yose turaziranye mani dure mu muhanda. Oya ariko turamenyanye utase nduhora uzanyoberwa mani. Kwa kote ni fresh. Amafaranga inoti ya kibiri ntabwo yafata ngo tugure. Iri kote rukona risa n'ibihumbi 2 mani. Sikuri kote nta pantaro utaryambaraho. Akira. Inoti y'ibiro wayifata? Wapi mani wapi. Sawa nacyo dusubira. Mbase bro. Wazanye agacumi. Kibiri ntabwo uri kugifata. 10 mani. Kibiri ntabwo ifata. Wapi kabisa. Jojo makuru. Cyane meza. Mezute. Sona namenye ko ari nawe. Nje na turutse hirya nakubonye. Kwambaye neza suvuye. Nari mvuye hano hirya kureba umuntu. Gusa maye wananye by'agafone. Umunyamahirwe kabisa. Nje marachatse ko wayitwara nabibuze. Ushaka kuba utari umwana mwiza. Ushaka kuyibakuye ngo wapi sha uzi ngo buriya ibintu nabyoroshye. Wapi. Kuba barwaye iPhone gusa natsinda ikibazo. Ariko ndabona nawe urwiga inoti umeze nabi. Byahise shaka ko babuza abakiriya ko rukwirirwa nzenguruka hose ngiriye nta kintu kiri kuboneka. Shana ukwihangana. Kwisi nyine niko bameze no guhigira ahantu hose natwe. Amakuru iminsi se. Shana meza ariko wari gukomeza. Shana ndi kugenda tu. Turi gutambikana ariko ndimo gutaha. Ubundi zikaritse zanyu nta n'abakiriya babamo. Mu kwirwa bungana ibintu. Nyine no kwihangana subize se n'ibyisi. N'ibyisi ariko bizakemuka. No guhigira hose nyine nakukunda ukuntu. Nibyo byisi. Ariko ngo baragushimuse
esha bari baranshimusi sheri wanjye ngo fifi sheri wawe watanga miliyoni 10 ngo arankunda cyane azitanze yatazitanga kiriya kirebe cyari no kunyica uzi ngo byari byoroshye cyakoze mugira n'umutima yari no kumpitana kabisa inde ubwoba bwari bwinshi uzamubaza zakubwira n'abamagaraga mfite ubwoba bukabije byatari fifi mumaze igihe kingana gute mukundana ku buryo umuntu akwishira miliyoni 10 ngo bakore ko fifi tumaranye imyaka 2 imyaka 2 shana myinshi kabisa pe irahagije iyo yabihagije kuba urukundo ko nta myaka ihagije ibaho muzi kabisa bihagije ubwo se umuntu yabara anyishyura amafaranga akankunda ncuruza ibi bintu urumva yabatankunda kwera uzakomeza umukunde ni byiza ariko se fifi uramuzi neza ushatse kuvuga iki nyine nakubajije ngo fifi uramuzi nyine uramusobanukiwe uzi uwo ari we wiki
sheri ntabwo nahita nzanarindiye papa hari ahantu yari yagiye musaba uruhushya nyine mubwiye ko ari umwana twongeye kujya gusura i Kigali. Sheri ntabwo ndi butinde ariko ntabwo nzi igihe ari buzire. Nturambirwe. Yego. Bizurani. Malayika we nsiga njyenyine. Malayika we mbabarira kuko ugiye nanjye nagusangayo. Ayiga mana we. Malayika mwana wanjye mbabarira, urabizi ko ari wowe mfite wenyine. Wintera agahinda ngusiga muri nasi, ntabwo nakiramenye abantinyaguzi we. Mbabara niteguye kukubwira byose uko biri Malayika we. Malayika mwana wanjye, Malayika mbabarira mwana wanjye we. Wintera agahinda nawe nsigaye. Reka mubwisukwe ibintu ndabirambiwe ndashaka no kumenya ahantu uba wagiye. Saa 8:30 z'ijoro buri hehe ko? Reba ukuntu uba umeze n'ukuri kwimana n'amayoga. Umugabo ni wamwe agacupa. Si papa urabona agahinda ubutera mama, icyo nzi kiri ijoro byose urabyishyura. Umukobwa wanjye. Urusobe byabaye urusobe mu miryango bose barumiwe. Byabaye urusobe byatangiye byita gutwika, birangira ari mu kigare. Ubwiza bw'abari bwaramutwaye, nawe aragenda arakwama. Mu gitondo afata ingamba, nimugoroba akabona icyana.